umunsi ugiye gutekera umuceri mwiza uryoshye kandi umuceri uvanze n'amagi. Umuceri uvanze n'amagi abantu benshi tuzi ku izina rya fried rice. Umuceri uvanze n'amagi uba uryoshye ufite icyanga nta mboga ukenera, ni umuceri benshi bakunda kubyita ngo street food cyangwa se fast food ku basiribateri. Noneho ahangaha mbasize igorora, ibi ni byo biryo mugiye kuzamuteka buri munsi. Rero turakoresha umuceri, poivron n'urunyanya kugira ngo bize gusa bisa neza nyine. Ariko ukoreshamo ushatse fried rice yaba ari n'umuceri n'amagi gusa, cyangwa se ako turashyiramo imboga kugira ngo ibyo byacu bize kuba bisa neza, ko nta zindi mboga dufite turi bubirishe bize kuba nyine bimeze fresh. Ubundi icyo ukora cya mbere urabanza ugakata utwo tuboga twagakora yanjye nababwiye bita mise en place. Mise en place ikintu cya mbere idufasha kugira ngo ibyo byacu bize kuba bimeze neza, nitubiteka tuze kuba tujyana ibintu ku murongo kandi birushaho kwihuta, ibintu bibe biri organize. Then urabona ko nakase utu brunoise cyangwa se udukibe kugira ngo bize kuba bisa neza mu muceri. Nyine umuceri kugira ngo uze usebe neza, no kugira uze use neza nuko wakase imboga zawe neza, kandi imboga zawe zikase mu buryo buri forume ijya gusa ariko kandi forume y'udukibe nikunda kujya mu muceri nk'uyu wa fried rice, kuko forume kuraza kubona ikintu ndi bushyiremo cyonyine kidafite iyi forume ni imiteja, ariko nayo iba ari mitoya ntabwo ari ya miteja miremire. Ikindi n'amashaza nayo ajyamo kwa kora, urabona uko tumeze neza nta kibazo. Then iyo umaze gukata utuntu twawe ushyira ku ipanu yawe urayegereza, ugashyiraho amavuta nk'ibisanzwe. Ibintu byose tugiye gukaranga tubanzaho amavuta, za mboga zacu nazo tukazishyiraho. Izi mboga rero uzishyiraho ipanu imaze gushyuha neza n'amavuta, then ukagenda usimbiza gutyo nk'abashefu, cyangwa se ukazana akantu hino ukigeza ka kantu muvangisha ukavangisha, then bikarushaho kugenda bimera neza. Ukagenda ubiha umwanya, uko bigenda bihashira umwanya bigenda bifata akarange. Then nahise nzana ngewe izi mboga rero, izi karoti ushatse wazitogosa ku ruhande nizishye neza, zikaba utuntu tuje, cyangwa ukazikaranga mbere ari mbisi, uzikaranga mbere. Ko njya ahantu nzigura zimeze kuri ambikweretse nyine niko mbizana ngiye bimeze kandi babihiye. Then niyo mpamvu utabonye mbiteka, ariko urabanza ukabitogosa. Yari bibisi urabanza ukabitogosa n'imiteja bikasa nkaho ubijije, cyangwa se nyine ubitetse half cooking biba bisa neza. Then hano nahise nshyiramo akarongo, hano naravanze paprika na turmeric. Turmeric nkuko yababwiye rwose nikabari mu biryo bya turmeric ni nziza, ni umuti kuri buri muntu wese ufite nk'ikibazo cy'uruhu cyangwa se n'ibindi bibazo byose. Turmeric ni nziza cyane. Abatararebye video ya turmeric musubire hejuru mugende murebe video nakoze kuri turmeric. Then maze kuvangamo ka spice nahise nshyiramo n'umunyu. Ufite n'akamagi hano watuminjiramo cyane rwose kaba gasa neza. Maze kubona ko byamaze gushya, byamaze gufata akanoza, byamaze gufata nyine umuriro, then nitanshyiramo amagi. Nashyizemo amagi 3. Wifuza amagi menshi cyangwa se wifuza guteka ingano nini y'ibiryo, ushobora watetse byinshi washyiramo amagi arenza 3, kuko ngewe byari bike nk'uko uri kubibona, byari nk'amapura 2 cyangwa se pura 1 n'igice. Nawe rero wabikora. Ibiryo ni byiza biraryoshye, ibiryo ni byiza biraryoshye, nawe wabikora. Kugira ngo rero ujye uhora ubona utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu, nuva hano udakoze subscribe, kandi ku mbuga zanjye zose nitwa Chef Alex, aho wazaza kurikirana amakuru ya hafi. Uzaza ugenda usearching Chef Alex, aho mba nerekana ibijyanye n'ikawa, ibijyanye no guteka byose. Then ntunave no kuri iyi video rwose, wihangane usige like yawe kugira video yanjye ijye ibasha no kugera ku bandi bose. Urabona ko umuceri iyo umaze kushyira koko wari ukonje, ngere mba narawutetse nkawubika, ugenda umera nk'uvungura kugira ngo uze ugira neza nyine bihure fresh. Hano ko nagenda mbivanga uyu muceri wawe ukuntu byonyine no kwisura usa, ntago ari umuceri w'abayede ntago ari umuceri nyine usanzwe gutya uri aho ngaho nyine to. Uyu muceri wawe utetse, uyu muceri uburyoshye bya hatari, uburyoshye ubundi ugapfunikira kugira bwa bushyuhe bwawe buhure na wa muceri ukonje, then wa muceri wawe ushyuhe. Ntabwo ubanza kuwushyushya ku ruhande nk'abantu baba mukunda gushyushya cyane ibintu by'ibiryo. Umuceri wajya ushyushya gutyo ukawuvanga n'amagi ubundi ugashyushya. Ni tipu nziza cyane yo gushyushya umuceri.
nayo ni fried rice n'amagi gusa, just amagi ugashyiraho amavuta ukameneramo amagi yawe atarashya ugahita ushyiraho umuceri, ukiyameneraho ugahita ushyiraho umuceri, apana ukurindira ngo ashye, ubundi ukabivangavanga ukagenda uvanga, uko ugenda uvanga ni nako bigenda bishyura. Ariko umuceri wacu wari umaze kuba tayari, umaze kumera neza, ugenda upfundikira kugira ngo ya magi cyangwa se amazi y'amagi ya liquid y'amagi igende ishiramo nyine gake gake, bigende bifatana, umuceri wawe ugende urekurana, bireke kuba ibintu bifashe ku buryo niyo waruriye umuntu cyangwa se waruriye ku isahani uba usa neza pe. Nkuko nababwiye, iteka ryose ujye wibuka kandi kwarura neza, warure biri properly, warure nk'umushefu, nk'umuntu wabonye video kwa Chef B Alex, cyangwa umuntu warebye video hano ku Gikoni TV Iwacu. Hano ku Gikoni Iwacu TV rero twigisha ibintu bitandukanye, ujye ugenda urebe n'amavideo ibiryo, ngenda nsobanura akamaro k'ibiryo bitandukanye, ntukazaze ujya ibiryo gutyo gusa utazi n'akamaro kabyo. Kandi ushobora no kuba ufite n'ikibazo, ushobora no kuba ufite ikibazo cy'indwara runaka, cyangwa se ufite ikibazo cy'uko ushobora kuba wiyumvamo indwara runaka, nkakubwira ibiryo biba byagufasha kuba wakirinda iyo ndwara ukayihashya. Yanjye navuga ibintu byinshi nko ku madiyabete, ibyo byose nagiye mbivugaho, ugende usure video zanjye ujye ureba, ibyo bintu bizagufasha cyane rwose. Ugaruke na hano twige uburyo ki twabiteka bikarushaho kutugirira neza. Then nangiye kwarura rero, hano ngewe nari nasoje, nzana akantu kanjye, utu dusahani naruriramo tuba dufite shape itandukanye, then kugira ngo ibiryo byanjye nongeye kubyarurira bize kuba bisa neza. Presentation burya ni key yo kuba yo kugira apeti. Presentation ni nziza cyane iyo uri kugaburira cyangwa se naho uri kwigaburira. Ibyo biri gusa neza, wowe ubwawe uri kubijya bikugirira akamaro mu kugutera apeti n'abagiye kubijya. Nanjye rero nuko nabisavinze, then urako byasaga neza, twa tunyanya nasigajeho dukeya nza kutuminjira hejuru nka decoration. Ufite n'akakoreyana cyangwa se pisire, ushobora kuba ducopinga duto turi fine, then ukagenda unyagiza hejuru, cyangwa se rosemary akakarambika hejuru gusa kaza gasa neza. Nuko nasavinze, uko niko nariye. Abashefu ko dusavinga nuko tujya biba bitandukanye, uko nasavinze nuko nariye. Thank you so much, ndakunda cyane, ciao ciao.